Yesu ashimwe inshuti za Resiterapete, Imana iguha umugisha cyane cyane wowe wahisemo gusenga ubudasiba. Imana ntizasibe kugusubiza nshuti nkunda, kandi nagira ngo nkwibutse ko uri umunyamugisha, nagira ngo nkwibutse ko uri umunyamahirwe, nagira ngo nkwibutse ko udasanzwe, kuko gusenga bikora abantu badasanzwe. Aleluya. Turi mu kwezi ko gusengera foyer, reka twirukane noneho umwuka w'amakimbirane. Umwuka w'amakimbirane ugomba kuwusenya ku muryango wawe. Niba umaze kumenya igihe cyinshi tumaranye, igihe umaranye nanjye, cyangwa se niba ari n'ubwa mbere duhuye, ari ubwa mbere ufunguye ino video simbizi, ariko nagira ngo nkwibutse ko ugomba gusenga muri detail. Ibintu byo kuvuga ngo Mana uranzi, uzi ibibazo, uzi ibini, ngo byikorere, no. Senga muri detail, jya mu muzi. Genda mu muzi, buri kintu cyose ukirandure, buri kintu cyose ugisenye, buri kintu cyose genda uhinduke umucukumbuzi. Isi y'umwuka uyizengereze, ikubura ahantu na hamwe, ahantu hose igiye guteza urugamba isange wahageze n'intwaro urazifite. Ntuwemere ko agakimbirane na gato kinjira mu buzima bwanyu bw'abashakanye. Satani yinjizamo akantu gatoya, ako gato kakakura kabyara ibindi bintu bikomeye, ugasanga utangiye kwanga uwo mwashakanye kubera dispute ntoya yabaye ishingiye no ku tuntu dutoya. Ugomba rero gukumira uwo mwuka wa dispute. Nta kundi kuntu uzawukumira, wowe ubwawe uzirinda, ariko urinde n'uwo mwashakanye. Niba ubona uwo mwuka warinjiye, urasengera mu ijambo rivuga ngo Imana yacu irongera ikarema. Muri Bibiliya haranditse ngo Imana irongera igafata umutima wakakaye, wabaye akahebwe, wabaye nk'ibuye, Imana ngo ikongera ikawubumbabumba, ikawurema, ikawushyiramo inyama n'amaraso, ukongera ukoroha. Ibyo Imana ijya ibikora. Umutima w'umuparteneri wawe, Imana ishobora kongera kuwubumbabumba, wa wundi wakubwiraga nabi, wa wundi wavugaga nabi, akongera agahinduka umuntu ukuvugisha neza, umuntu ugukunda, ugutetesha, birashoboka. Niba kandi amadispute atarinjira cyangwa utarashaka, urabikumira wowe muri wowe ubwawe. Utangire uvuge ko uri umuntu urema amahoro, utarema amahane. Uri umuntu ahantu uri hose hagaragara amahoro, ahantu uri hose hagaragara ubuzima, ahantu uri hagaragara kugwa neza. Utangire wowe ube suruse y'umutekano, suruse y'byishimo ahantu hose uri. Nurangiza wowe ubwawe ko kuri suruse y'ibyishimo, y'umunezero, y'amahirwe, urakurura n'umuntu mumeze kimwe. Icyo gihe niba amahane ataraza araba atakisha, koko wowe ubwawe uraba wiremye. Wowe uvuga ngo ahantu undi nta matika hagera, ahantu undi ntago bahavugira nabi, ahantu undi haba Kristo, ahantu undi haba Mwuka Wera, ahantu undi n'Uwiteka Imana uhatuye, Satani ntahinjira. Ibitera amahane byose ntibihagera, ijwi ribi ntirihavugira. Wowe tangira ubikumire muri ubwo buryo, wiyaturiraho kuri umuntu utanga ibyishimo. Urabishoboye ko kuri umuntu uri special. Wowe wamenye gusenga, hari impamvu wamenye gusenga, ni ukugira ngo ube surusi y'amahoro, ni ukugira ngo ube surusi ya bonheur, ni ukugira ngo ube surusi y'ibintu bidasanzwe abandi badafite. Ntuzabe umuntu uteza konfuru, uzabe umuntu uteza amahoro. Ni wowe wenyine ufite ubushobozi bwo kuba wakwimanaginga. Noneho gukumira ntago bakumira, undi barikumira. Numaze kumenya uburyo dusenga, akenshi ibibazo byinshi bitubaho nitwe tuba twabigizemo uruhare. Wowe umaze kumenya kuri surusi y'amahoro, nta konfuri wagira. Umunwa wawe wawurinda, umutima wawe wawurinda, warangiza ugasengera umuparteneri wawe, nawe akagira umutima nk'uwawe. Ibyo byakunda. Iyo rero warangayeho gatoya, niba wararangaye konfuri zikwinjira, kobura, koropa, bikureho, bisenye, urabishoboye. Nurangiza ubwira Imana yongere ikuremera undi mutima mushyashya, kuko Yesu ngo ajya yongera akayibumba, akayigira imitima yoroshye y'impuhwe ndetse n'imbabazi.
Haleluya. Reka dusenga Imana. Data Kristo mwiza, turagushimye. Wowe Mana y'urugo rwacu, tuguhaye icyubahiro. Wowe waduhuje tutaziranye, turagushimye. Wowe waduhuje kuva kera, wari umugambi wawe ku buzima bwacu, turagushimye. Wowe Mana y'amahoro, Mana y'urukundo, Mana yo kugwa neza, Mana y'umutekano n'umudendezo, turagushimye kandi tuguhaye ikaze muri no fuwaye. Ndakwinginze kugira ngo iyi fuwaye uze uyituremo, uze uture hagati muri twebwe, uze wongere uturemareme bundi bushyashya. Imitima yacu wongere uyibumbe uyoroshye, uyigire imitima yuzuyemo urukundo, uyigiremo imitima yuzuyemo imbabazi, uyigiremo imitima yuzuyemo impuhwe. Wongere uduhe ya mitima, wa mutima nk'uwo Kristo yari afite. Birashoboka ko twagira umutima nk'uwa Kristo, umutima ugeneratinga amahoro. Birashoboka Kristo mwiza, umutima ugeneratinga imbabazi. Birashoboka umutima ugeneratinga impuhwe. Birashoboka uwo mutima uduteremo Nyiringabo Imana. Sohora umwuka w'amakimbirane mu rugo rwacu, ndawusohoye mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Aka kanya mu izina rya Yesu ndategetse umwuka wose uteza konflikt ndawusohoye mu muryango wanjye. Imbaraga ziteza konflikt ndazisohoye. Ndaburizamo imigambi ya Satani yo guteza konflikt hagati yanjye n'uwo twashakanye. Nyifashe mirinda yinetralije mu izina rya Yesu. Aho amakimbirane yavuye simpazi, uwayazanye simpuzi, ariko aho yavuye hose ndayamushubije mu izina rya Yesu. Niba yaravuye muri karane zo mu miryango, wa karane we nkwicomoyeho, ntacyo mpfana nawe mu izina rya Yesu. Ndakwihakanye wa konflikt we, jyana na karane ziwanyu. Sindi muri famiye y'amakonflikt, ntago mvuka muri famiye mu izina rya Yesu batukana, ntago mvuka muri famiye basuzugurana, ntago mvuka muri famiye batubahana. Ngiye mvuka kwa Yesu Kristo nari mu muryango wa Yuda, uwo twashakanye nawe niho avuka. Mu izina rya Yesu turihakana amatiku n'amakonflikt, turihakana amakimbirane mu izina rya Yesu wa Nazareti. Igiteza amakimbirane cyose kiburirwe irengero mu izina rya Yesu, kiburirwe irengero mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo kiburirwe irengero. Urugo rwanjye ndarukoropye, umutima w'umukunzi wanjye ndawukoropye. Aka kanya yongera agarure umutima w'impuhwe n'imbabazi, yongera agarure umutima wo kunkunda no kunkundwakaza, yongera agarure umutima wo kungirira icyizere mu izina rya Yesu wabambwe ku musaraba Igorogota. Ndakinga iyo miryango y'urugo rwanjye, aho amatiku n'amakonflikt n'amakimbirane byaca ndahafunze. Abantu bakwinjiza amakimbirane n'amakonflikt mu rugo rwanjye ndabakingiranye, ntibazahinjira mu izina rya Yesu. Abari barahinjiye ndabasohoye aka kanya. Inkuru z'amakimbirane n'amakonflikt ndazisohoye aka kanya. Igiteza amakimbirane n'amakonflikt ndakirangije mu izina rya Yesu wa Nazareti. Ibyaha byose twakoze, amakosa twakoze, amakimbirane twakoreranye, aka kanya ndayasibye, ndabisibishije amaraso Yesu wa Nazareti. Yesu yatubabariye, tubaye bashyashya mu izina rya Yesu. Ibicumuro twacumuranyeho mu izina rya Yesu turabibabariwe. Umwami wacu aratubabariye mu izina rya Yesu. Ndatangaza ko uwo dushakanye, uwo tubanye ankunda, uwo tubanye avuga neza, uwo tubanye akora neza, uwo tubanye atekereza neza, yitwara neza, kandi nanjye nikomeze. Presence yanjye itanga amahoro, presence yanjye itanga umunezero, presence yanjye itanga ibyishimo. Aho ndi haba Kristo, aho ndi haba Imana, aho Imana iri haba ibyiza gusa mu izina rya Yesu. Nimitse Kristo muri nge, miza amahoro muri nge. Nimitse Kristo muri nge, nakiriye bugingo, nakiriye icyubahiro, nakiriye umutekano, nakiriye kugwa neza, nakiriye guca bugufi, nakiriye byose biva muri Kristo Yesu. Umutima wa Kristo Yesu niwo mutima mfite. Haleluya. Imbuto nziza ngiye kujya nerera uwo twashakanye zizamutera kwitwara neza. Urukundo ngiye kujya mwereka bizamutera kwitwara neza mu izina rya Yesu wa Nazareti. Aho nkandagiye abantu bagubwa neza, aho nicaye abantu bagubwa neza, aho mvugira abantu baranezerwa. Ijwi ryanjye riramushimisha, ritera amahoro
ntabwo ritera komfuri, mvuga neza n'ijwi rituje nawe akansubiza neza n'ijwi rituje mu izina rya Yesu wa Nazareti. Imbaraga zose zatumaga tutumvikana, zatumaga tubeshyanya, zatumaga tujyajyana, zose ndazinetararije, ndazisohoye, ndazinekubuye mu izina rya Yesu wa Nazareti. Aka kanya urugo rwanjye ndongera ndushubije mu mahoro no mu mutekano, rurongera rubaye urugo rwiza. Urukundo yankundaga tugishakana ararunkunda ndetse rurushijeho, icyizere yangiriraga tugishakana arakingiriye ndetse birushijeho. Umwami w'amahoro atashye muri njye, Imana yacu irongera dusuye mu izina rya Yesu. Byose bibaye byiza kubw'imbaraga y'umuzuko wa Kristo wabambwe ku musaraba i Golgota. Amen.